muri icyo gihe barimo barasa ngiye navuye iruhande rwa mama gato n'abavandimwe umuryango wose aho wari uri nsa n'uwigiye hirya gatoya, ariko ubwo si kuri ndagenda bya bindi by'abana byo gukubagana. Hari ahantu nari nabonye umwobo mvuga ibintu n'ibikomera nzihisha muri uwo mwobo, ariko wari umwobo uyu munsi mwicayemo kunga n'uyu munsi nicaye n'ubundi umuntu yaba ndeba. Ntekereza ko ari iby'abana, mbava iruhande gato ndagenda nicara muri uwo mwobo, ariko wari umwobo n'ubundi nabashaga kureba ahantu hose. Bararasa abantu barapfa. Hagati aho ngaho mama sinzi ukuntu nagiye kumva numva mama arampamagaye ahagaze hejuru yanjye kuri uwo mwobo, arangije arambwira ngo naho nakuburiye, ndabwiye ndahangaha. Arambwira ngo maze uguma aho ngaho ngo kandi wowe ntuzapfa ndabizi uzabaho. Iryo jambo n'uyu munsi ndigenderaho. Mama yarambwiye ngo ndabizi uzabaho ngo kandi uzabaho neza, arigendera. Nguma muri uwo mwobo, mama aragenda asanga abandi, njye nigumira aho ngaho. Hashize akanya gato mbona umusirikare ariko nsa n'uri inyuma ye arimo arasa, njye ndi muri uwo mwobo ariko nsa n'uri inyuma ye. Ndavuga nti nahindukira akambona arandasa. Icyo kibuga cyose cyuzuye imirambo, abantu bataka, abandi bavuza induru. Nuko nsubira inyuma, umva ni ikigo kinini, ndagenda njya kureba aho nabasize. Nsanga uko nabasize kabisa nta numwe basigaye. Ariko ikintu nahise mbona nuko mama hari inzu, yari inzu isa niyubatse gutya hagana hejuru gato hariho escalier. Nsanga bashiki wanjye hasi, ariko mama we bamwiciye kuri escalier, ariko ahetse umwana wa bucura. Uwo mwana wari bucura iwacu, ngira ifoto ye, niwe wenyine nabashije kubona ifoto muri famiye. Noneho mugende mo ndeba abandi nkabona simbona mama, ndebye gutya mubona kuri escalier, abandi basaga n'abari hasi, we bamwiciye kuri escalier. Mwegeye wa mwana wa bucura yarahetse arampamagara, ampamagaye mbona ko we akiri muzima. Nuko mbohora ingobyi mama yaramuhetsemo, nsa n'uwegura mama, ariko nyine ijosi rigwa gutya, muvanamo umwana mushyira ku ruhande. Maze kumushyira ku ruhande, nafashe mama mufata amaboko ndamukurura, mwegereza abashiki banjye babiri, abo navukagamo hagati, uwo nakurikiraga n'uwankurikiraga. Noneho ndabamwegereza, urumva abantu bose bari baraho ngaho iruhande, bose bari famiye. Maze kubamwegereza mfata ibitenge ndabibambura, niyo image igaruka kenshi. So mbambura ibitenge bashiki banjye, igitenge mama yari afite yarahetse mu mwana, ndaborosa bya cyane, ariko mvuga ngo hatagira ibintu bibarya. Ndaborosa, maze kuborosa mfata wa mwana mushyira ku rutugu, ariko bari bamurashe mu ijosi, amaraso ari kududubiza. Dufata inzira turagenda, mfata wa mwana mushyira ku rutugu, turagenda njya mu murongo umwe n'abandi. Umwana aza gupfa sinabimenye. Nagize ikibazo nyuma yaho, urumva ninjye nari nahunganye n'umuryango mugari, babona ari nanjye ugarutse jyenyine. Tuvuge hari nka masenge umwe, hasigaye umwana we umwe w'umukobwa, ni inshuti yanjye cyane. Niba hari nka wenda nka masengera yafite abana nka batandatu, ugasanga hari harimo nk'umwana wagiye nko muri vacances wenda i Kigali cyangwa ahandi hantu, cyangwa se utarapfanye n'abandi. Ikibazo cya mbere nagize ni ibibazo bambazaga. Nk'umwana akaza akambwira ko wajyanye na mama, ukajyana n'akana, bari hehe? Nkabwira nti barapfuye. None se babishe bate? Barabatemye, barabarashe? Nkamusobanurira. Mugende bamusobanurira hakaza nk'undi. Noneho byazigeze igihe kuvuga birananira mbikiragi. Nabaye ikiragi igihe kigera nk'umwaka n'igice. Utavuga? Navuga kabisa. Wajya gusohora ijambo bikanga.
ikaze mu kiganiro inkuru yanjye muri kano kandi kumwe n'uyu mugabo mureba ahangaha yitwa Mugabo Egide. Ni umugabo warokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko nubwo mwita umugabo muri icyo gihe muri jenoside yakorewe abatutsi yari umwana muto cyane. Ni umugabo wakomeretse ariko uyu munsi wakomeye. Egide, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Ni meza ni meza. Aha, reka duhite dutangira. Muri ino minsi navuga ngo turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, nubwo ya minsi 7 twayirenze, ariko turacyari muri ya minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo tugeze mu gihe nk'iki ngiki, kiba kivuze iki kuri wowe? Ni igihe kibuze byinshi kuko biba bikiri bibisi, kuko jyewe umuryango wanjye wapfuye ku itariki 16 nibwo ababyeyi banjye bapfuye, nabo tuvukana, abandi nabo bapfa kundi munsi ukurikiye, kandi bose nari ndi kumwe nabo. Urumva rero uyu munsi ku itariki 20 ntago ari kera, umuntu akibifiringa abakiri muri ibyo bihe ubu birimo. Dutangiye ikiganiro nkubwira ngo ukomere cyane. Murakoze. Reka dute tujya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Egide, wari uri hehe? Wibuka ubuzima bwari bumeze gute icyo gihe mbere ya jenoside yakorewe abatutsi? Murakoze cyane. Nari ndi mu karere ka Rwamagana. Sinibuka niba n'icyo gihe kari akarere, ariko ndakeka yari komine. Sinibuka neza uko yitwaga icyo gihe, menya ari nka komine Rutonde. Yego. Abo rero ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari, ahitwa Gishari n'ubundi. Yari ya hafi Rwamagana n'ubusanzwe. Niho narerewe kwa sogokuru. Yego. Mwabaga mu buzima bumeze gute icyo gihe uri kwa sogokuru Rwamagana? Icyo wibuka? Icyo nibuka nuko nta nubwo hari kure y'iwacu cyane, n'ubundi ntihari kure y'iwacu kwa papa na mama, ntago hari kure, n'ubundi ni hafi na hafi. Ntekereza ko nta birometero 10 byari biri hagati yo kwa sogokuru, nka 20 hagati yo kwa sogokuru aho narerewe n'iwacu mu rugo. Ntago rero ubuzima bwa kiriya gihe hari ibyo tutabonaga nk'abana, ariko abakuru bo barabibonaga, ndetse hari n'ibyo batubwiraga rimwe na rimwe tutumva bidashoboka, nko kumva yuko hari abantu bakuru babonaga ko jenoside iri gutegurwa, rimwe na rimwe nyine bakaba bafite n'ayo makuru, nko kumva ko umubyeyi akubwira ngo bazadutema, ntabwo wabyumvaga nk'umwana. Ariko nyine byaje kurangira bibaye, kandi tubona ko bishoboka. Birumvikana ko twese twinjira muri jenoside yakorewe abatutsi. Wibuka itangira gute? Wibuka bimeze gute? Utujyane kugeza ugeze kuri za tariki 15 na 16, igihe kitibagirana mu mutima wawe no mu mutwe wawe. Okay. Ntago byoroshye. Mu ijoro Habyarimana yapfuyemo, nyibuka ko twabimenye hari umuonkire wari uvuye mu rugo agiye i Kigali, ariko akiri aho hafi, yazindutse kabisa. Wumva kenshi mu cyaro abantu baryama kare. Barantuma ngo nirukanke mubwire, wumva nta telefone zabagaho. Ndiruka musanga kuri kaburimbo aho hafi, ndamugarura agaruka mu rugo, ariko nasanze n'ubundi amakuru yayamenye, kuko ibintu byasaga nkaho byahindutse. Kuva uwo munsi ku itariki ngira ngo 8 twatangiye kurara mu mashyamba, mu bihuru, nta muntu wongeye kurara mu nzu. Ndibuka ko umunsi wa mbere naraye mu gihuru, hari umuntu wari hafi yacu wari ufite akana k'agahinja karaye karira, ariko nyine ukibaza impamvu abari mu nzu nyine abo bitarebaga, ukumva umwana wanyu aradusakuriza. Mama ngira ngo yageze aho ngaho amera nkaho n'ubundi yumva ko ntacyo yihishe. Ntago namenye uwo ari we, ariko nzi ko hafi yacu hari umwana warayurira. Ku munsi ukurikiye twabonye hirya no hino ahantu hose umwotsi ucumba, amazu ari mashya. Dutangira no kubona abantu bavuye i Kigali bahunze, baje Rwamagana, bavuye i Kigali bahunze, abaje n'amaguru, abaje n'iki. Tubona ko nyine ibintu byahinduye isura. Ndibuka ku itariki 9 iwacu mu rugo haje abasirikare ngo baje gusaka inkotanyi. Baraza kuko bari bamenye ko hari abantu bavuye i Kigali bahahungiye, bagize gute,
baraza nyine bibi bakubita abantu bagira gute, ku munsi ukurikiye nta muntu wongeye kurara aho ngaho. Ku itariki 10 nabwo nuko abantu barahungaga. Aho ngaho ho jenoside imeze nkaho yatangiye nyuma y'iminsi ho gatoya, kuko ku itariki 12 nibwo twavuye mu rugo burundu tujya hitwaga komine Muhazi, ari naho uyu munsi ni ku murenge wa Gishari, ari naho naboneye ibibi cyane kurushaho. Turahunga, cyokora nyogokuru we yanga guhunga, avuga yuko atasiga inka, atasiga amatungo, aguma aho ngaho. Amakuru dufite nuko bamutaye muri toilette ari muzima, batamwishe kubera yuko baje kubaga inka bamutaye muri toilette ari muzima, aza gupfa birumvikana. Ariko ku itariki 15 mu masaha nko mu masaa 6, ahantu uwo murenge wubatse witegeye undi musozi uri hakurya. Ubwo muri iyo minsi yose kuva ku itariki 12 tuharara, 13, 14, 15, ikigo cyari ikigo kinini cyane, cyari kigoswe n'intera hamwe, abafite imihoro, abafite amacumu, abafite impiri, abafite ibintu bitandukanye. Ikigo cyari kigoswe ku buryo nta muntu n'umwe wabasha gusohoka. Ku itariki 15 rero ntaragera ku itariki 15, ku itariki 14 nijoro, urumva nari ndi kumwe na barumuna banjye, nari ndi kumwe na bashiki banjye, nari ndi kumwe na mama na ba masenge, ko nabo bari bavuye wa papa baje nabo sikure n'abana babo, ndi kumwe na ba mama wacu, urebye wari umuryango wose. Ariko abana barumuna banjye baje kurira cyane kubera inzara, bararira umunsi wose kabisa kubera inzara, kuko nta kintu na kimwe cyashobokaga. Uwo munsi bari banaturikije, haje abasirikare bacana itiyo y'amazi barayifunga kugira ngo hatagira umuntu wongera kunywa amazi, kugira ngo hatagira umuntu wongera kubona amazi yo kunywa. Uwo munsi nijoro abana biriwe barira, barara barira, bimaze kugera nijoro ngiye nsimbuka ikigo ndagenda njya ahantu mu mirima yari ruguru, ncukura ibijumba n'imyumbati mu mirima y'abaturage ntazi ba nyirayo. Nijoro ncukura ibijumba n'imyumbati nzanira mama, ariko ubwo nasanze mama nyine yambuze, kuko hari abantu benshi, bavuga ko hari abantu 15,000 birenga. Mama agiye kubona ndaje nzanye imyumbati n'ibijumba, nuko ndangije ndabubwiye nti rero dukora ibishoboka dutekera abana, ariko tugira ikibazo cy'amazi kuko amazi bari bayaciye. Noneho bwari butangiye gusa nkaho butangiye gucya. Noneho mbwira mushiki wanjye ngo amperekeze tujye noneho hasi mu kabande kuvoma y'amazi. Urumva abantu bagiye bahungana udukoresho dutandukanye. Mushiki wanjye aramperekeza, ngo bwari butaracya neza, turagenda tujya kuzana amazi, ariko mu kugaruka interamwe zongeye zatangiye kugota ikigo. Ariko mu ijoro kenshi babaga bagiye kuryama. Nuko mwereka ahantu tunyura, tugenda gahoro twinjira mu kigo, mama abona tuzanye amazi. Nuko mama atangira gutekera abana. Hari n'ibishyimbo ngira ngo yari yarahunganye bikeya, ateka ibishyimbo. Bigeze muri icyo gitondo amafamiye menshi agenda yegerana uko yaje, kugira ngo, kuko abana bari batangiye gusonza kabisa, ubona bimeze nabi. Bakora inama yuko hari abari bahunganye inka ariko ziri mu gice cyo hepfo, bakora inama yuko bagiye kubaga inka nibura basi bagateka inyama, kuko nta kindi kintu cyari gihari kugira ngo bagaburire abana. Ariko ikintu kibabaje cyangwa se cyababaje abantu nuko n'ubundi n'abapfuye bashonje, kuko nizo nyama ntibaziriye. Ndibuka hari umuntu ngira ngo yari afite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se yari afite uburwayi, yaravuze ngo nyamara izo nyama mubaze ntimuzirya. Aho ngaho yavuze ati nyamara izo nyama mubaje ntimuzirya. Nuko batangira kubaga muri icyo gitondo, batangira guha abantu inyama, amafamiye urumva abenshi babaga baziranye. Abantu batangira batangira gutekera abana, abandi batangira kotsa, abandi batangira kugira gute. Ariko bimaze kugera nko mu masaa 5 saa 6 nibwo twagiye tubona ku musozi twari twitegeye hakurya, nibwo bari batangiye gutwika.
nani hari hamaze iminsi hashya, tubona imodoka ikamyo iraje irimo abasirikare, havamo abasirikare bensitara imbunda hakurya aho ngaho hakurya y'umusozi, ariko zireba mu kigo kuko ni imisozi yari umwe wari uteganye n'undi. Nuko ariko mu gihe gito rwose izo mbura zitangira kurasa, abantu batangira gupfa, ariko noneho zo zize kugera aho zisa nkaho zicecetse, noneho hinjira abasirikari mu kigo batangira kurasa abantu n'imbunda babareba. Ndibuka harimo abantu b'abasore b'imbaraga, kuko urumva abantu bari benshi, abantu barapfa hahandi ubona abantu baryamye, abandi badafite usimbutse ikigo bamutema. Ariko haza kuvamo abantu nyine b'abasore bakajya babahereza amabuye, bagatera amabuye bayatera abasirikare barasa. Haza kuzaho muri icyo kigo, muri iyo komine, ko hari komine, sinzi umuntu warangiye abasore twari turi kumwe, bajyaga baza muri CND kwiga imbunda, babarangira ahantu hari habitse imbunda za komine, barwana no kuhamena bakuramo imbunda, ngira ngo numva niba nibuka neza ni nk'imbunda 5 bakuyemo. Bamaze gukuramo imbunda 5, abari bazi kuzirashisha barazifata, noneho batangira guhangana nabo basirikare, kuko ndibuka ko hari n'umusirikare waguyemo. Noneho abasirikare batangira kubona ko abasivile aba barwanaga nabo bisa nkaho ibintu byahindutse, kubera yuko nabo bari bafite imbunda. Nuko muri icyo gihe barimo barasa, ngiye navuye iruhande rwa mama gato n'abavandimwe, umuryango wose aho wari uri, nsa n'uwigiye hirya gatoya, ariko ubwo ntisikuri ndagenda bya bindi by'abana byo gukubagana. Hari ahantu nari nabonye umwobo, mvuga ibintu bikomera nzihisha muri uwo mwobo, ariko wari umwobo uyu munsi mwicayemo kungana uyu munsi nicaye n'ubundi umuntu yaba ndeba. Ntekereza ko ari iby'abana, mbava iruhande gato ndagenda nicara muri uwo mwobo, ariko wari umwobo n'ubundi nabashaga kureba ahantu hose. Bararasa abantu barapfa. Hagati aho ngaho mama, sinzi ukuntu nagiye kumva numva mama arampamagaye ahagaze hejuru yanjye kuri uwo mwobo, arangije arambwira ngo naho nakuburiye, ndabwiye ndahangaha, arambwira ngo maze uguma aho ngaho, ngo kandi wowe ntuzapfa ndabizi uzabaho. Iryo jambo n'uyu munsi ndigenderaho. Mama yarambwiye ngo ndabizi uzabaho, ngo kandi uzabaho neza, arigendera. Nguma muri uwo mwobo, mama aragenda asanga abandi, njye nigumira aho ngaho. Hashize akanya gato mbona umusirikare, ariko nsa n'uri inyuma ye, arimo arasa, njye ndi muri uwo mwobo, ariko nsa n'uri inyuma ye. Ndavuga nti nahindukira akambona arandasa, mpita nkuvamo, mva muri uwo mwobo. None nje mvuye muri uwo mwobo, mpita mbona akaryango, urumva wari inyuma y'inzu, muri izo nzu nyine za komine ziri aho ngaho. Mpita mbona akaryango, ariko ako karyango niko bari barimo bashyiramo inkomere. Hari ukuntu abantu bafite imbaraga babonaga nk'umuntu akomeretse, acitse nk'akaboko cyangwa akaguru, bagahita bamuterura bakamujyana muri iyo nzu, muri icyo cyumba. Nyisohoka mbona bateriye umuntu bamwinjijemo, nanjye mpita ninjira inyuma yabo, mpita mfata amaraso ndisiga. Nsanga abantu bakomeretse bashyira muri ako kumba, mpita mfata amaraso ndisiga, nanjye nigira umuntu wakomeretse. Nuko noneho ndaryama, kuko nk'ukuntu abandi uko bari bagiye babaryamisha, abacitse akaguru, amaboko, utaka, uvuza induru, upfa. Nuko noneho naho nyiri muri ako kazu, mbona mu idirishya ryako hari umusirikare uteye umugongo ako kazu, nanone ari kurasa. Nsohoka muri ako kazu, nkigasohokamo ndagenda nanone inyuma ya wa mwobo, hari igiti cy'isombe kinini cyane, ngira ngo n'ubu kiracyahari niba bitarashaje. Mera nk'umuntu wikinze kuri icyo giti, nkikigeraho bakubita grenade, kubita icyo giti kirashwanyuka, ariko gishwanyuka agenda inyuma yacyo, kiri tuntu twamfashe ku maguru, numva amaguru yanjye abaye nk'ibinya. Nuko numva nanjye ubwanjye maye nk'umuntu ugagaye, ariko muri ako kanya numva amasasu abaye nkacecetse.
kumbe uwo musirikare nabonye basaga nk'abarimo kwegerana kugira ngo basohoke bagende, basa nkaho ngira ngo bananiwe kuko abantu bari bagihari bazima, bapfuye ariko n'abari benshi. Ngira gutya jewe numva amasasu abaye nkahosheje gatoya, ndongera nsubira muri ka kazu k'inkomeri, maramo umwanya ndicara. haza kunyuramo abantu b'abagabo banyura mu bantu basigaye bati twegerane babwira abantu ngo begerane. Kumbe b'abasirikare ubwo bahise basohoka baragenda, babonye baterera wa musozi n'undi bajya mu modoka bari bajemo baragenda n'imbunda zabo baragenda. Noneho batangira kwegeranya abantu bari barokotse nyine batangira kwiyegeranya, ariko icyo kibuga cyose cyuzuye imirambo, abantu bataka, abandi bavuza induru. Nuko bamaze kwegerana nibwo nagiye nanjye nsanga abandi. Nari nambaye imipira nk'itatu, inyuma mfiteho igipira cy'ikoti cy'imbeho, ndagenda nsanga abandi. Nkihagera mpasanga umwana we yapfuye ku munsi ukurikiye, mpasanga umwana wa mama wacu, arambaza umugabo uri hano gute kandi wanyu bapfuye? Ndababwira bapfuye, yarambwira ngo bapfuye. Ndababwira baguye hehe? Ngo hamwe babasize. Mpita nsiga abandi aho ngaho bari, nsubira inyuma, umva ni ikigo kinini, ndagenda njya kureba aho nabasize, nsanga uko nabasize kabisa nta numwe basigaye. Ariko ikintu nahise mbona nuko mama, hari inzu, yari inzu isa niyubatse gutya hagana hejuru gato hariho esikariye, nsanga bashiki wanjye hasi, ariko mama we bamwiciye kuri esikariye, ariko ahetse umwana wa bucura. Uwo mwana wari bucura iwacu, ngira ifoto ye, niwe wenyine nabashije kubona ifoto muri famiye. Noneho mugende ndimo ndeba abandi nkabona simbona mama, ndebye gutya mubona kuri esikariye, abandi basaga n'abari hasi, we bamwiciye kuri esikariye. Mwegeye wa mwana wa bucura yarahetse arampamagara, ampamagaye mbona ko we akiri muzima. Nuko mbohora ingobyi mama yaramuhetsemo, nsa n'uwegura mama, ariko nyine ijosi rigwa gutya, muvanamo umwana mushyira ku ruhande. Maze kumushyira ku ruhande, nafashe mama mufata amaboko ndamukurura, mwegereza abashiki banjye babiri, abo navukagamo hagati, uwo nakurikiraga n'uwankurikiraga. Noneho ndabamwegereza, urumva abantu bose bari aho ngaho iruhande, bose bari famiye. Maze kubamwegereza mfata ibitenge ndabibambura, ndaborosa. Maze kuborosa mfata wa mwana mushyira ku rutugu, noneho nsanga babandi hariya. Izo mbaraga zo kugira ngo ufate mama wawe, mwari mumaze kubona mu kanya gato akubwira ko wowe uzabaho, yego, ugire gutyo usange bamwishe aho ngaho, kugira ngo umufate umukururu umujyana aho ngaho, mwegereza abavandimwe bawe. Izo mbaraga wazikuye he? Ntago nahasobanura ubu nonaha. Gusobanura aho nazikuye biragoye kuko niyo image igaruka kenshi. So mbambura ibitenge bashiki banjye, igitenge mama yari afite yarahetse mu mwana, ndaborosa bya cyane, ariko mvuga ngo hatagira ibintu bibarya. Ndaborosa, maze kuborosa mfata wa mwana mushyira ku rutugu, ariko bari bamurashe mu ijosi, amaraso ari kududubiza. Mushyira ku rutugu, maze kumushyira ku rutugu nsanga abandi aho barimo bakora inama. Urumva aho ngaho kuhava ujya kuri Muhazi, ku kiyaga cya Muhazi, urenga uva Igishari ukagera ahitwa Iruhunda, ukagera Ikavumu ugahita ugera kuri Muhazi. Aho hose nari nahazi, ariko nyine na nyuma yaho nagiyeyo, izo nzira zose ndazinyura, ariko nyuma nuko negera abandi, kubera yuko aho twari turi abantu bose bumvaga radio Muhabura, bumva y'inkotanyi zigeze. Maze kwegera abandi bemeza yuko tugiye kuri Muhazi. Inkotanyi zari zigeze ahantu hitwaga Igakoni hakurya ya Muhazi, ni nko muri Murambi, ngira ngo hari Murambi icyo gihe.
tugenda abantu bose bazi ko basanze inkotanyi, ariko kubera za mbunda abantu bari bavanye muri komine bari bazi yuko bashyize abantu ku murongo, imbere hajya umuntu ufite imbunda n'undi hagati kugera inyuma, ku buryo hari ikintu twahuraga nacyo abantu bararasaga. Nuko dufata inzira turagenda, mfata wa mwana mushyira ku rutugu, turagenda njya mu murongo umwe n'abandi, umwana aza gupfa sinabimenye. Tugeze mu nzira tumaze kugenda ibirometero ntibuka, ariko bitari munsi, ngira ngo hagati ya 5 na 7, umugabo umwe n'umumama barambwira bati wa mwana we ko yetse umwana wapfuye arakuvunira iki? Ndababwira ntago yapfuye. Barambwira bati mushyire hasi twereke ko yapfuye, ureke gukomeza kuvunwa n'ubusa. Uwo mugabo we nawe yari afite agahinda kenshi, kuko nawe yaravuye aho ngaho, umugore n'abana bose bahabiciye. Yari arimo arwana, uko yarwanaga asubiye inyuma asanga umugore n'abana bamwishangira, ambwira ati shati wa mwana we tuwivunika, ati nanjye abanjye bamaze mushyira aha ngaha twigendere. Nuko umwana muvana ku rutugu, urumva icyo gihe narifite nanjye imyaka 11, murambika ku ruhande, baranyereka bakajya bagira gutya ijosi, bambwira ati umwana byarangiye wikirwa uvunika. Nuko umwana ndamufata, cyokora nigira gato mva mu kivuge cy'abantu, murambika mu gihuru ahantu ku ruhande, jyana n'abandi. Ako ni agahinda katoroshye. Icyo gihe uko wiyumvaga, nkeka ko uyu munsi utamenya uko bisobanura. Kubisobanura biragoye. Icyo gihe kubona ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, uwo noneho wari ufashe uzi ko ariwe mugiye kubana, mugendanye urugendo rwose, ariko aza kugupfira mu mugongo. Yego. Icyo gihe nari mufite ku rutugu. Umufite ku rutugu. Icyo gihe kubyakira nk'umwana w'imyaka 11, ubona ko abandi bose aho basize, uwo ngo wari uzi ko mugiye kujyana petit frère, ntabwo byakubera umutwaro ukomeye cyane ku buryo no gukomeza wumvise bisa naho bikugoye? Shakiye navuga yuko kiriya gihe twasaga nk'abantu badafite ubumuntu, cyangwa se umuntu yumvaga ari ikinya. Iby'amarangamutima byasaga nk'aho byavuyeho, nta mwanya umuntu yari afite wo kwitekerezaho. Ntabwo rero navuga ngo byari bingoye cyangwa byari bingoye, kuko urumva muri ako kanya gato, muri ayo masaha make nari maze kubona byinshi bikomeye. Muza gukomeza rero. Turakomeza, ariko ubwo uko twari turi mu nzira tugenda, twahuraga n'interahamwe nyinshi, ariko interahamwe twaruga nyinshi, nta mbunda zabaga zifite, babaga bafite izindi ntwaro, imihoro, amacumu, impiri, so tukarasa. Abantu twari turi kumwe bakarasa, kuko ikintu bakoze bavanyemo izo mbunda n'amabogisi y'amasasu, buri muntu bagenda bamuha akabogisi kamwe kamwe, ku buryo wagendaga n'undi umeze nk'ubatwaje. Ariko abantu bose ubona bafite intege nkeya, bashonje, ubona nyine abandi bapfushije, nta muntu wari ufite icyizere cyo kubaho. Turagenda turenga aho ngaho Iruhunda, dufata ahitwa Kavumu. Tumaze kugera i Kavumu, tugera ku kiyaga cya Muhazi, aho byashobokaga ko abantu bacyambuka bagasanga inkotanyi. Ntekereza ko nazo ukimara kwambuka Muhazi zitari aho hafi, ariko nibura ababashije kwambuka bazigezeho. Turahagera, kuko urumva hari abantu bari baje aho ngaho kuri komine, baturutse aho ngaho muri ibyo bice bya za Kavumu, bari bazi koga, bari baturiye amazi, bari bazi ubwato bwambutse abantu aho bubikwa, aho buri, ariko barabushatse barabubura. Twageze kuri Muhazi kabisa, twari abantu benshi, kuko abantu bahaguye nibo benshi kuruta baguye aho ngaho Igishari. N'inzibutso uko zikurikirana zombi, ururi hafi ahitwa Iruhunda nirwo rufite imibiri myinshi kuruta urw'Igishari. Tuhageze abantu batangira gushaka ubwato, barabubura, ariko babasha kubona akato kamwe. Niba nibuka neza, ni akato kambutsaga abantu batarenze 8. Akato katarenze kambutsaga abantu batarenze 8, batangira gushyiramo abantu babambutsa.
twahageze nko mu ma saa 3 z'ijoro, tangira gushyiramo abantu babambutsa, bamaze kubambutsa tugera, abandi bazi koga bakajya mu mazi bakoga, bakajyana n'ubwato kakageza abantu 8 hakurya kakagaruka, kanyura gatwara abandi kakagaruka, kongera gatwara abandi kakagaruka. Uribaza akato gatwara abantu 8 mu bantu ibihumbi, reka tuvuge wenda tubanyeho ibyari byaguyigisha, ariko abari barahongaho ntibari munsi y'ibihumbi 8. Biza kugeza igihe bigeze nko mu saa 9 z'ijoro, abari bamaze, kuko abenshi ababashije kwambuka n'uyu munsi turavugana turahura twibukira hamwe, ababashije kwambuka byagejeje mu saa 9 z'ijoro, bemeza ko bo bagiye kugenda bagasanga inkotanyi butabakeraho, hanyuma ubwo haraza kuza n'ikindi cyiciro kiri buze nyuma yabo, abo nibo bonyine babashije kurokoka. Bwaje gucya, no ibyo kwambuka agenda agezeho mbona ntibishoboka, nari naniwe cyane, ndagenda nyora amazi muri Muhazi ndanywa, kuko nari mfite inyota numva nshaka amazi. Ikintu cyantangaje nuko mu gitondo narerebye nsanga ayo mazi yose yari yuzuye imirambo, ndetse ubona n'amazi yarabaye amaraso, ariko nanyweye amazi rwose nshira inyota. Noneho maze kunywa amazi, mu gihe abantu barimo bashaka koga, abazi koga bari kwambuka, abandi bashaka kujya muri ako kato bidashoboka, njye mbona ko bidashoboka, nigira inyuma gatoya mva ku mazi, ndagenda njya ahantu ku gihuru, mfata cya gipira cya gikote cyanjye nari nambaye, nkipfunyikamo ndasinzira. Ariko ikintu cyatumye ndyama aho hantu, nahageze mbona undi muntu uryamye, nanjye ndaryama, muryama iruhande, ariko nkumva ikintu kinukira. Mu gitondo nkangutse nsanga uwo muntu yarapfuye. Umuntu naraye iruhande nsanga yarapfuye, ndetse n'ibisimba byaramukuyemo amaso, niwe wanukiraga. Ariko nyine yatumye nsinzira, kuko numvise ko ntari jyenyine, nubwo abantu bari ikivunge aho ngaho ari benshi, ariko nibura yamfashije gusinzira, kuko numva ko ndyamye iruhande rw'umuntu, ikintu kirakinukira buracya, ariko ndasinzira. Kwa kundi nyine ufite agahinda, ntekereza ko nasinzirijwe n'agahinda kuruta n'ibindi. So ndaryama ndasinzira, mu gitondo nko mu saa 12 numva induru ziravuze, nizo zankanguye. Kumbe abantu bambutse saa 9, abambutse nyuma ya saa 9, nyuma y'uko abandi bagenda, baragiye bo barindira ko bucya. Sinzi niba nabana ngira ngo baje nko kuvoma kuri Muhazi, babona abantu babavugiriza induru, baza interambwe ziza kubica. Noneho tubona abantu bambutse nyuma ya saa 9 barimo barabatemagura. Tubonye bari kumatemagura, abantu b'abagabo twari turi kumwe baravuga bati, murabona rero bibaye hariya hakurya, mureke twigire ruguru, natwe tuve ku mazi. Twigiye haruguru gatoya, nkuko wagenda nka metero 500, dusanga hari abasirikare bangana gutya, kuko urumva amakuru yaratambutse ko hari abantu berekeje aho ngaho kandi b'Abatutsi. Tukigera haruguru gatoya dusanga hari abasirikare benshi batangira kuduteramo amagrenade. Ndibuka umuntu wari imbere yanjye, nagiye kubona mbona arashwanyutse, mbona umutwe urazamutse hejuru mu kirere. Nsubira inyuma ndagenda, sinasubira muri ya nzira nyabagendwa, ahubwo noneho ngiye manukira mu bihuru, manuka ngiye nerekeza ku mazi kuri Muhazi. Maze kwerekeza ku mazi kuri Muhazi, ndagenda ndicara, ndatuza kabisa ahantu mu rufunzo. Abasirikare bararashe, batera amagrenade, noneho bageraza aho ngaho, niba ari ibintu bavuganye simbizi, interahamwe zigaturuka ruguru zigahinda abantu zibajugunya mu mazi, zibajugunya muri Muhazi. Ariko hari n'ababona ukuntu abantu bapfa kijyanamo, atazi koga kabisa, akiyahura akijugunyamo. Numva byatangiye mu gitondo kare kabisa, nka saa 1 kwica abantu. Bigeze nka saa 4 bari batangiye kuroha abantu mu mazi, ngiye mvamo ndiruka, mva kuri urwo rufunzo ndiruka. Nirukanse
ngwa mu bantu bamera nk'aho banyikanze b'interahamwe baranyirukankana, turiruka ngeze hirya hari ikintu kimeze nk'uruzitiro ariko hari imigwegwe isa nk'ifatanye, mbona akantu gato cyane mbona ari umwana mpita mfumura muri iyo migwegwe mera nk'aho mbacitse ndakomeza, ngeze hirya aho ntakibareba nigendera gahoro, ariko maze kugenda gahoro ndatambika muri iryo shyamba mbona abantu b'abagabo basa nkaho nabo banyikanze, mpita mbonamo umuntu nzi mu bo twari turi kumwe, urebye nawe nyine ubwo yafashe umwanya nyine nabo bavuye muri icyo kivunge baratoroka baragenda, mbona umuntu nzi wari waraye kwa sogokuru muri ya minsi ya mbere, arambwira ati ndamuhamagara, muhamagaye araza aranyegera baramfata turajyana, tukimara kwambuka noneho tugeze hirya gato tubona akantu k'agashanga turakambuka, tukambutse urumva hagati urumva munsi hari Muhazi, hakurya ya Muhazi abantu batangira kutuvugiriza induru, batuvugiriza induru basa n'abarangira abandi bantu barebana nabo ku musozi, twe twari hasi ariko batuvugirizaga induru basa n'abarangira abandi bantu bari ku musozi, babwira ngo hari inkotanyi ziri hasi ngo zirimo zigenda nyine babarangira aho turi. Mu gihe barimo babarangira wareba ahantu ho kwirukira kabisa ukahabura, nuko ariko ubwo mu kubarangira tugiye kubona tubona abo barangiraga noneho bari haruguru yacu gutya gatoya, nahise ninjira mu kantu k'agahuru gato, ninjijemo umutwe ngira ngo amaguru yasigaye hanze, abo bantu bose ko twari turi kumwe baraje bahita bicira iruhande rwanjye, mumaze kubicira iruhande rwanjye barabasaka bakuramo amafaranga, noneho mu kubasaka umwe mu bari bagiye kubasaka umwe yashinze icumu arinshinga ku kaguru, habe no gutaka, barabasaka birarangira bagabana amafaranga, amaguru ari hanze y'agahuru ntihagira n'umwe mbona bagabana amafaranga, maze bagabana amafaranga bagenda bashwanira ya mafaranga, yashinguza icumu rye bagenda bashwanira ya mafaranga. Ariko ubwo haruguru aho ngaho aho narindi twari dusa nk'abarenze, hari ahantu hari ifamu, hari nk'urugo rw'inka cyangwa se habagamo abantu sinzi, nirirwa muri ako gahuru umunsi wose, nkirirwamo, maze kukirirwamo abantu barabica, none umansigaye jyenyine handi wumva wihebye kabisa. Ku mugoroba ndaharara, ku munsi ukurikiye ndumva nabwo, ku munsi ukurikiye ndavuga ahantu ni ku muhanda hatagira umuntu mbona, ndongera nisubirira hepfo ku mazi, mu rufunzo mu mazi, ndumva naho naraharaye ngira ngo nk'ijoro rimwe cyangwa abiri aho ngaho mu mazi rwose. Biza kugeza igihe hano umunsi umwe ndumva naharaye, biza kugeza igihe haza interahamwe zijya kuri rwa rugo handi hari ya famu, baramubwira ngo kubera iki, ngo urumva icyo gihe amasaka hari igihe cy'amasaka, ngira ngo ni mu gihe nk'iki ngiki ngira ngo ugenda arabona amasaka mu kwa kane yego. Noneho babwiye uwo muntu nyiri urwo rugo cyangwa se nyiri iyo famu, baramubwira ngo kubera iki atashinze ishaka ku rugo, ngo ko ari cyo kimenyetso bashyizeho kiranga umuhutu, ngo utumye n'umwana umuha ishaka kugira ngo adahura n'abantu bakamwica, no ku rugo hagomba kuba hariho ishaka. Amubwira yuko hari abantu bavuye i Kigali kubera ko ngo bo byabananiye kwica, barimo kwica abantu, hari n'abasirikare barimo kwica abantu. Nuko ndabyumva numva icyo kintu cy'ishaka, mpita mva mu gihuru ndagenda nshishaka, mfata inzira ndagenda. Ubwo n'igikote nari nambaye amaraso ntiyari akigaragara cyane kuko yari yaranyumiyeho, ndabyuka nshishaka, mfata inzira ndagenda, n'ishaka ryanjye mu nzira. Umuntu wese wambonaga mfite ishaka ntago yantekerezagaho, kurumva cyari cyo kimenyetso abantu bose bafashe, ntago nzi niba bari bagifashe kuva he kugera he, ariko nicyo kimenyetso abantu bose bari bafite bagenderagaho. Nshishaka mfata inzira ndagenda, ndazamuka ngeze ruguru aho nari ntangiye kwinjira mu ngo, mbona umuntu w'umugabo wari urimo yikorera akabati, ngira ngo nko mu rugo rw'umututsi yari arimo gusahuramo akabati, karakaro akabati katari kanini, ambwira ngo ngwino nkoreresha.
ariko yari afite umuhoro mu ntoki. Noneho abona mbaye nkaho ngize ubwoba kuko yari afite umuhoro mu ntoki, awujugunya hasi gutya, arambwira ngo ngwino unkorere. Ndagenda ndwana na kakabati ndamukorera nkamugeza ku mutwe, maze bakamugeza ku mutwe arambwira ngo mpereze uwo muhoro. Ndawumuhereza ahita ambwira ngo utege ijosi. Noneho ambwiye ngo utege ijosi ndiruka. Yego. niba yarawurekuye ngira ngo ntugire icyo ufata simbizi. Icyo ndicyo yarambwiye ngo utege ijosi ndiruka. Nirutse ryashaka ndarita. Mu kwiruka mpita mpingukira ahantu babagaga inka barimo kugabana inyama. Mbona nguye mu bantu barimo babaga inka bagabana inyama. Noneho mbabonye ndikanga ndiruka, nabo bahita baranyirukankana. Bamwe muri abo babagaga inyama. Noneho banyirukankanye mpungira ahantu mu rugo, ariko noneho nsanga mu rugo rw'umwe muri abo ngabo bari banyirukankanye. Ahita aravuga ngo uyu mwana ntago ngamwicira aha ngaha, ngo n'abahigi iyo barimo guhiga inyamaswa igahungira iwawe urayirinda ntuyica. Nuko bati oya tugomba kumwica, nabwo oya ntago, barababwira ati oya ntago mumwica. Nuko basubira inyuma bajya kugabana inyama, nsigara muri urwo rugo. Abwira umugore ngo nangaburire. Umugore aragenda anzanira ibijumba. Amaze kunzanira ibijumba n'inyota n'umunaniro n'iki, noneho arongera asubira mu nzu. Asubiye mu nzu mfata bya bijumba nsa n'ubivungurira gutya ku isahani kugira ngo nyine mbereke ko ndi kurya. Asubira mu nzu, asubiye mu nzu mpita nongera ndapfumura urugo ndiruka. Ariko ubwo sinzi ahantu ndi, sinzi n'icyerekezo ndimo. Nirukanse mpora n'akana k'inzobe k'agahungu twari turi mu kigero kimwe. Muri urwo rutoki niruka karanyikanga nanjye ndakikanga. Nari ndabwira bite? Kambwira ngo ni byiza. Kuri hano arambwira ngo ntago uri bunyice. Ndabwira ngo humura sinkwica, nanjye ndimo ndahunga. Karaza karansuhuza karanyegera. Ndabwira sinahura hazi. Ati ndahazi. Ati wacu iri ya ruguru. Ndabwira okay. None se inzira itugeza ku muhanda ni hambwe agahita karambwira ngo tugende nyikwereke. Tugenda tuganira nawe atariko ni wambona baranyica ati kuko iwacu babishe. Akana turazamuka tugisohoka mu rutoki tugwa ahantu n'ubundi ku rugo rw'umuntu. Tugiye ku rugo rw'umuntu hasohoka umuntu w'umusore afite umuhoro. Bashiki we na nyina baramufata ati bikica bari abana. Noneho niba yarazi uwo mwana simbizi. Noneho mu gihe arimo arwana n'abashiki be arabacika. Turirukana wa mwana dusubira aho twari duturutse. Ngiye nkata gutya kurikira kakana ahita gatema arakica. Akana k'inzobe keza cyane. Ahita gatema arakica. Amaze kukica ngiye ubwo mba ndakomeje. Ndagenda nongera ngo kuri muhazi kandi. Noneho ndagenda njya ahantu ndi bubashe kwitegera aho abantu bose baturuka. Kwa kundi ubura ahantu hasi mu kabandi ubona abantu bose ku musozi, ndavuga inyo yose hano nta muntu uri bunyice. Kandi ubwo sinzi koga n'ubundi n'uwari kuza ari kunyica. Nitegera aho umuntu wese aturuka. Umuhungu arampiga. Umuhungu arampiga mpiga mureba aranshaka arambura. Ngeze aho mbona nyine ari imyoja arazamutse. Ubwo icyo gihe mva mpura n'uwo mugabo w'akabati hari nko amasaha 4 za mu gitondo. Urumva n'umunsi ukurikira w'aba bandi batemyeho niba nibuka neza. Biza kugeza igihe numva ndavuga ariko ubundi ndarwana niki wagenda bakanyica. Nzamuka noneho meze kabisa nk'umuntu ushaka abantu banyica. Ndazamuka nahura n'abantu nk'abantu mushaka kumvugisha mu muhanda rwose. Noneho bigezaho mfata umuhanda ndagenda mpura n'abantu nta kibazo. Nza kugera ahantu ngera ahantu imbere y'akabari. Abagabo bari barimo banywa kuri ako kabari. Numva akabari k'urwagwa ko mu cyaro. Barampamagara. Bampamagaye barampagarika. Ndahagarara. Umwe muri baraza aza afite ikintu cy'inkoni kireshya nka gutya. Aramvugisha, amaze kumvugisha ambwira ati uvuye hehe? Ndabubwira iwacu bari barantumye inaha ntari kubunda atashye. Iwanyu ni hehe? Iwacu ni Rwamagana. Kwandi mbabwira kwa Bugingo ntumazana ibyo bintu byavuye.
nta bugingo narinzi aho ngaho ndabwiye ni kwa bugingo okay ahita ambwira ngo kwa bugingo rw'amagana ndahazi ngo nabahutu ngo genda noneho ariko ubwo akibimbaza cya kintu nabonaga nk'inkoni yahise avanamo icyuma nabonaga ari nk'inkoni ariko mbona avanyemo icyuma gutya ambwira ngo kwa bugingo nabahutu ndabazi ngo ngaho genda ndagenda nkimara kugenda nka metero nka 300 nsanga ahantu hari bariyeri y'abana abana benshi abana barangaragura akajya bandeba mu kiganza akareba mu kiganza cyanjye akareba niki ntureba mu kiganza cye ntabwo kimeze nk'icyanjye ni umuhutu undi nawe ikiganza cye ntabwo kimeze nk'icyanjye undi nawe oya kimeze nk'icyanjye nuko ni umututsi gutyo abana barangaragura abashuti banjye bajya babitsiririza abashuti banjye tujya duhurira mu bihe nk'ibi byo kwibuka iyo turimo tuganira nyine tunibuka bajya bansenza ngo umuntu ngo agaragurwa n'utwana so abana barangaragura ariko noneho iruhande rw'iyo bariyeri y'abo bana bari bakoze urumva nyine bakoraga ibyo ababyeyi babo ibyo babonaga ababyeyi babo bakora iruhande rw'iyo bariyeri y'abana hari urugo ku ruhande aho ahantu bita iruhunda ku kibuga cy'umupira habaga ikibuga cya football hari urugo rw'imiseke hahita hasimbuka umuntu asimbuka rwa rugo aza afite inkota ireshya gutya ahita nyambura babana ikintu yakoze nashidutse ndi hasi yankubise umutego shiduka ndi hasi ahita nkandagira mu nda nshinga icyuma hano noneho murebera hejuru gutya ngaramye anshinga icyuma mu ijosi abana nyine nabo bari gushungera ngiye kumva numva umuntu aravuze ngo umwana mwica ndamuzi mpindukiye mbona umuntu bivuze yuzuye amaraso nawe araza anyiza uwo muntu uwabivuze yari umugabo yari interahamwe kimwe na yari interahamwe agukiza atakuzi anyiza atanzi ibyo rero bihita bikwereka nyine ko hari ibintu byinshi hari Imana ubwayo hari n'ijambo ry'umubyeyi no ijambo ry'umubyeyi cyane buriya bituma mama yakubwiye ngo kabisa uzabaho yego nuko mbona umuntu uvuze ngo umuntu mwana ndamuzi wimwica mpindukiye mbona n'umuntu afite inkota mu ntoki afite impiri yuzuye amaraso abarambajije abaravuze ngo mwana mwica ndamuzi araza aramunyaka umusore asigara ahagaze aho ngaho njyana n'uwo muntu turazamukana arambwira ati se shayi wanyu ni hehe ndabwira iwacu ni Rwamagana hagana hehe se ndabwira nk'inyuma y'ibitaro kwande se ni kwa bugingo ahita arambwira ngo yo ngo kwagura umwana wa bugingo ni kandi bugingo nawe narinzi arambwira ngo bugingo yigeze kumpibira akabyo gucukura ngo nigeze gucukura y'umusarani urumva urwego mu arambwira ngo kwa bugingo nigeze gucukura y'umusarani arambwira ati umwana wa bugingo ntago bamwica umugabo arambwira ati ngiye kukujyana iwanjye umugore wanjye avuka i Masaka abantu bazajya bakubaza ujye ubabwira yuko uri musaza w'umugore ko waje uvuye i Masaka umugabo anjyaniwe ngira ngo hari ku cyumweru cya kuwa mbere umugabo anjyaniwe amaze kunjyaniwe ariko tugiye kugera imbere yiwe gutya hahubuka akana sinzi ahantu hakari gaturutse arakiruka nkanahita gatema arakica ku rugo rwe ndavugira ibyo mbona aragarutse ndavuga nanjye agiye kunyica twinjiriwe mu rugo amaze kwinjiriwe mu rugo abwira umugore ngo nangaburire ati umwana ntazagira ikintu aba abantu bose aho yari atuye munsi hari hatuye iwabo uwo mugabo yari afite urugo ariko hepfo hari tuye iwabo hari abantu b'abasore b'intera hamwe umwe muri bo mperutse kumusura ambwira ko yafunze imyaka 17 ujya gusura umugabo w'intera yego twagiye kuhibukira njya gushaka urwo rugo ndarubona mbona muri umuna we niwe hatuye ambwira ko yafunguwe bamukata imyaka 17 yanafunguwe nuko habaga abasore barumuna b'uwo mugabo benshi ajya abwira umugore bati barumuna banjye ntibazica no mwana ujye babwira ko ari musaza wawe ngiye muri urwo rugo hashira iminsi igera nko kuri 3 ariho ndi noneho ku munsi wa gatatu
nijoro azana n'abantu ngo baje kunyica, ngo yavumbuye ko ndi umututsi. akaba yarabivumbuye ate? Ntago mbizi. Noneho baje banywa inzoga barasinda, bamaze gusinda mu gutaha barambona ngo ariko umwe asubira inyuma, ariko icyatuzanye ntabwo twagikoze, ngo twaje tuje kwica uno mwana. Ahita arababwira ngo oya, ngo ubu ngubu burije, ngo mumureke, ngo tuzamwica ejo. Iryo joro naraye ntasinziriye, cyakora njya mu nzu yabo ndaryama, ariko nyine numva menya amakuru yuko abo bantu baje kunyica. No, babanje kuza ijoro ribanza barambaza ntabwo uri umututsi, ndabwira njye ntabwo ndi umututsi. Uruho kwane ndababwira. None bari bamaze iminsi ngo bafite ibibazo, hari umuntu wari waravuye mu Ruhengeri wari utuye aho hafi, biciye abana batabizi, batumye abana, abo bantu barabica batazi yuko ari umuhutu. Ubwo rero ngo yari abamereye nabi, baraza rero baravuga bati no, bati murashaka ko tumwica nko kwa kanaka, ntabwo nzi izina ry'uwo muntu, imwana mureke twiguhubukira kumwica, mu bibazo dufite tutamwica. Baragenda, ndavuga n'ibyo byose byarangiye. Ku munsi ukurikiye noneho baje kunyica, barinywera barasinda, bamaze gusinda batashye babyibuka ari uko bambonye, tujya mu nzu turaryama, bwari bwije, hari nka saa 3 saa 4 z'ijoro, tujya mu nzu turaryama, saa 9 saa 10 nkingura urugi gahoro, ndagenda ndatoroka. Noneho ntorotse, kumbe n'inkotanyi zari zatangiye kuza ntabizi. Ntorotse ndagenda ngo ahantu hari projet ngira ngo y'umuzungu bahitaga kuri projet, n'ubundi habaga ihene nini cyane zitandukanye n'iz'abanyarwanda bari boreye icyo gihe. Nuko masanga umusaza waragiye izo hene, arangije arambwira, ndagenda ndamusuza mu gitondo, nsanga arimo akama ihene, ndamusuza mu gitondo amamata. Nanyweye amata kwa kundi numvaga nshaka amata pe. Umusaza nkamiriye amata y'ihene ndayanywa, maze kuyanywa twirirwa turagiranye ihene n'umusaza. Umunsi umwe ibiri twiragiriye ihene n'uwo musaza, umusaza akajya nkamira ihene akanyokereza ikijumba nkakirya. Nuko ariko ubwo niko abantu barimo guhunga, kuko inkotanyi zari zaje ziri aho ngaho. Nuko sinzi ukuntu haciyeho abantu mu bahungaga, hacamo umuntu nzi. Noneho ahita aravuga ngo uriya si mugabo ngo kwa kanaka. Umugenzi we ahita aravuga ngo urashaka kwica kandi uri guhunga. Numva ubwo buranyishe, ndavuga intantu naho reka mpava. Umusaza nawe ndamutoroka ndagenda mpinguka ahantu ubu ni igishari ahari polisi ubu ngubu. Icyo gihe habaga ibitaro byitwa Gasana, ariko kwambuka umuhanda ngo ninjire muri ibyo bitaro birananira. Ngiye kwambuka umuhanda mbona akamodoka kaje, mbona imyenda abantu bambaye bari muri ako kamodoka, mbona n'ubwa mbere nyibonye, kumbe zari inkotanyi ntabizi. Nsubira inyuma, nirirwa aho ngaho. Ku mugoroba bumaze kwira, nambuka umuhanda ndagenda njya kuri bya bitaro. Harimo umuntu wahakoraga nawe warunzi, ahita mbona araza aramfungurira anyinjiza muri ibyo bitaro. Ndagenda njya muri ibyo bitaro. Urumva ibyo bitaro noneho byubatse haruguru gato n'ubundi yaho iwacu baguye. Ariko nkumva buri munsi ndashaka gutoroka ngo njye kureba niba iwacu bagihari, ndebaho nasize mama, ndebaho. Wumvaga ko batapfuye? Umutima wawe utari? Nari mbizi ko bapfuye, ariko numvaga nshaka kureba nyine niki cyakurikiye. Yego, wumvaga ufite amatsiko? Numvaga mfite amatsiko nyuma yuko bapfuye, mama ameze gute cyangwa barabyutse. Nuko icyo nicyo ufite mu mutima. Numvaga ariko nyine nkatinya, kuko inkotanyi numva zari zikiri ku rugamba. Naho ngaho hari ukuntu wagiraga gutyo ukumva umuntu baramurashye baramwishe. Nuko kumva intera mwizisha umuntu. Nuko inkotanyi ziri hafi zigahita ko hari ishyamba rinini cyane, hari intera zari ziri muri iryo shyamba nyine, hari ukuntu. Ariko nicyo kintu cyanteye ubwoba kugira ngo nsohoke ngere nibura aho nasize umuryango wanjye. Aho hantu uragenda ujya kuri aho wasize umuryango? Ntabwo nagiyeyo, byarakunaniye? byarananiye.
hashiriye aho hantu hamaze icyumweru, nahageze ari ku cyumweru mpava ku kindi cyumweru. Hari umuntu wambonye inkotanyi zaraje zigenda zegeranya abantu, ahura n'umuwonkere mu mujyi Rwamagana, amubwira ko yambonye, umuwonkere aza kunshaka, aje kuko arahansanga, azanye n'abantu b'inkotanyi, bashyira mu modoka barantwara. Nuko narokotse jenoside. Uburokotse gutyo. Yego. N'urugendo rutoroshye Egide. Cyane. Nyuma waje gusubira aho mama n'abavandimwe bari. Aho ntabwo nongeye gusubirayo. Nasubiyeyo igihe cyo gushyingura, ariko nabwo icyo gihe ntabwo cyari igihe cyo gushyingura. Urebye begeranyaga imibiri bakayishyira muri shitingi bagafunga bagashyira ahantu mu cyobo kugeza igihe twabashyinguriye mu cyubahiro. Nicyo gihe nongeye gusubirayo. Egide, byanze kunze wabonye ibintu bibi cyane, kubona abawe bose bicwa mu maso yawe, kubona n'abandi bose mwabaga muri kumwe, aho ugeze hose bagapfa bareba inshuro irenze imwe ebyiri eshatu, bagapfa bari ugasigara uri wenyine. Naho wari ugiye wasigaye uri wenyine, uhunga usanga toujours uri wenyine abandi bapfa. Ntabwo byakugizeho ingaruka zidasanzwe nyuma yo kubona na n'inkotanyi, hahandi ubona umuntu uririra, hahandi ubona umuntu ubwira ibyakubayeho, nta ngaruka zidasanzwe byigeze ingaruka zambayeho? Nagize ikibazo nyuma yaho, urumva ninjye nari nahunganye n'umuryango mugari, babona ari nanjye ugarutse jyenyine. Tuvuge hari nka masenge umwe, hasigaye umwana we umwe w'umukobwa, ni inshuti yanjye cyane. Niba hari nka wenda nka masengera yafite abana nka 6, tugasanga harimo nk'umwana wagiye nko muri vacances wenda i Kigali cyangwa ahandi hantu, cyangwa se utarapfanye n'abandi. Ikibazo cya mbere nagize ni ibibazo bambazaga. Nk'umwana akaza akambwira ko wajyanye na mama ukajyana na kanaka bari hehe? Nkabwira nti barapfuye. None se babishe bate? Barabatemye, barabarashe? Nkamusobanurira. Mu gihe ndimo musobanurira hakaza nk'undi. Noneho byazigeze igihe kuvuga birananira mbikiragi. Nabaye ikiragi igihe kigera nk'umwaka n'igice. Utavuga? Navuga kabisa. Wajya gusohora ijambo bikanga? Bikanga. Icyo gihe watekerezaga icyumvaga muri wowe umeze gute? Wenda ikintu wumvaga gigusunikira kutavuga ni iki? Nta kintu navuga ngo cyansunikira kutavuga, kuko ntabwo nzi uko byaje. Ntabwo nzi uko byaje, byarizanye tu kuvuga biranga. Noneho mu gihe cyo nari ndimo ntembera Rwamagana mu mujyi, naje kubona mukuru wanjye, mbona nari nzi ko yapfuye. Mubona mu modoka ya gisirikare. Nabwo nari nambaye uruntu rw'urukote runini. Numva icyo gihe nyine inkotanyi zari zikiri ku rugamba, uko byagenda kose zari zikiri ku rugamba. Urumva urugamba buriya ni ikintu kirekire, y'amateka y'urugamba wenda byo ntabwo mfite amakuru ahagije, ariko nahuye nawe avuye ku ikosi. Noneho nari ndi kumwe n'abandi bana, turunguruka gutya mu modoka ya gisirikare ngo cyo kubagana by'abana mubonamo, nibwo navuze. Ariko abantu ntibatangajwe n'uwo mbonye, ahubwo batangajwe no kuba mvuze. Abana twari turi kumwe ntibatangajwe n'uwo mbonye, ahubwo batangajwe no kuba mvuze. Nuko ndamusuza mpita mvanamo cya gikote nyine kumbuzi ndakimujugunyira. Ubuvuze gutyo cyane ubonye umuntu wawe. Uyu munsi none ubayeho gute? Bitari mu buryo bundi, icyo ushaka kubaza, ubyakira gute ibyo bintu? Waje kubasha kubyakira, ubasha kubaho, ubasha ko utabona mama, urabyibuka ukuntu wamubuze, tubona abavandimwe, ubasha kubaho gute? Kubaho, hari indirimbo imwe nkunda, ngira ngo abantu benshi duhuriye kuri iki kintu barayikunda, ivuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Twabonye ubuzima, inkotanyi zaduhaye ubuzima. Ibikomere ntibibura, gutekereza ntibibura, kwibuka ntibibura, kubabara ntibibura, ibintu yaciyemo, ariko nyine twabonye ubuzima. Twabonye inkotanyi, tubona ubuzima. Ntabwo rero nkibitekerezaho cyane ko ubu ngubu njya mbwira umugore wanjye ngiye ntabwo nkiri imfubyi.
ntabwo ndi imfubyi, mfite umudamu n'abana batatu, nibo ba papa, nibo ba mama, nibo bana, nibo yego, ntago nkiri imfubyi, nariyubatse. Wariyubatse. Ni nacyo cyiza. Buri munsi dusiga tugira insanganyamatsiko kuvuga ngo twibuke twiyubaka. Imaze igihe kinini cyane uko nguko imeze. Eje byanze kunze waciye mu bintu bikomeye cyane, mu mashusho yose wabonye ni mabi, itajya ikuva mu mutwe ni iyihe? Ishusho itajya imva mu mutwe cyane ni abiri. Iya mbere ni igihe ntwikira mama, iya kabiri ni igihe njugunya murumuna wanjye. Ayo niyo mashusho abiri atajya mva mu mutwe. Kugira ngo ubashe kubyakira rero ubigenza gute? Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntako mbigenza kundi, narabyakiriye nyine. Akira tu. Ntabwo ujya usinzira ngo wumve biranze. Mu bihe nk'ibi byo kwibuka, ntabwo bibura. Nk'ibyo kwibuka, ujya kwibukira aho ngaho aho warokokeye, nkabona za esikariye mama yari aryamyeho, ya image ikagaruka. Mu bihe nk'ibi byo kwibuka uratekereza nyine, ugatekereza birakwibutsa, biragaruka, ariko ntibiguherana. Hari ijambo mama yakubwiye, byanze kunze ijambo mu byakubwiye cyane cyane ku munota we wa nyuma, yiyumvaga ko ugomba kubaho. Ibyo byo yabyumvagamo kandi waje kubaho. Iryo jambo rifata gute uyu munsi, aho umaze gukura, aho umaze kubyara, aho umaze kuba Mugabo Egide tubona ahangaha? Ijambo mama yakubwiye, akubwira ngo uzabaho, urifata gute uyu munsi nyuma y'aho umaze gukura? Ni ijambo rimotiva, ni ijambo rimpa imbaraga zo kubaho, ririmo imbaraga zo kubaho ku buryo njya nanariheraho iyo ari ngombwa, wenda ko hari nk'umuntu ngira inama, njya ndiheraho kuko rimpa kumenya agaciro k'umubyeyi, ariko rikampa n'imbaraga. Buriya umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Njya nibuka kera papa yajyaga amfata amaboko akambwira ngo nakwise mugabo uzaba umugabo. Nk'iryo ni ijambo ntashobora kwibagirwa. Ntabwo uyu munsi wenda umuntu wese ashobora kurisesengura uko ashaka, ukareba koko niba ese koko nabaye umugabo nk'uko papa yabinyifurizaga, ese ariko nyine ubuzima ni urugendo. Ariko nyine iryo papa yambwiraga akiriho, iryo mama yambwiye agiye gupfa agahita anapfa, ntago yose ni amagambo nubakiraho. N'amagambo ubakiraho. Nakubaza byinshi ariko igihe cyacu nuko nguko cyareshyaga. Reka Egide ngushimire kubana natwe muri iki kiganiro. Gusa ntabwo twasoza muri kano kanya, ari uwarokotse jenoside uri kukureba by'umweko, wari kiri muto mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nk'uko nawe wanganaga, cyangwa wari munsi yawe. Uyu munsi birashoboka ko ubuzima bwamucanze, arabitekereza kumva byaramurenze, bitewe n'ibyaciyemo, bitewe n'ibyo yumva. Harimo ababyumva batigeze banabibona, ariko uyu munsi byabagezeho ingaruka zidasanzwe. Uyu munsi wamubwira iki? Wamugira nama ki? Abeho gute? Cyane ko wowe wagize Imana ubona mama akubwira ngo uzabeho kandi uzabaho neza. Ntago ubuhamya bwa jenoside, njye nyuma ya jenoside mu gihe cyose cyo kwibuka sinarebaga televiziyo, sinumvaga radiyo. Nabigerageje ngira ngo nka 2007 mpita njya mu bitaro, narebye televiziyo 2007 ku itariki 7 narebye televiziyo mpita njya mu bitaro. So rero ngiye ubuhamya bwanjye, buri muntu wese yagiye ahura n'ibintu bimukomereye ku rwego rwe. Impamvu mvuze ngo buri muntu wese yagiye ahura n'ibintu bimukomereye ku rwego rwe, nanjye numva ubuhamya bw'abantu ahita mvuga kumva ko nyine uwo muntu yababaye nyine.
ariko uburyo bwose waba warababayemo, uburyo bwose waba warababayemo ugomba kubaho. Hari nigeze gupostinga akantu mu gihe cyo kwibuka, ngira ngo ni nk'umwaka ushize, ndi kuvuga ukuntu abantu bagiye bihebera ibintu bitandukanye kugira ngo bibahuze cyangwa bibibagize ibyo banyuzemo. Ndi kuvuga nti hari abihebeye akazi, hari abihebeye ibiyobyabwenge, hari abihebeye ishuri, umuntu akumva arashaka gukomeza kwiga. Abantu bagiye bihebera ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri yaba uwihebeye ibiyobyabwenge, yaba wihebeye akazi, yaba wihebeye ishuri, abo bantu bose ntago wamugaya, kubera ko afite impamvu. Abantu bagiye tuvuge nk'akazi, hari nk'umuntu rwose usanga aperforminga mu kazi ari we ni wa muntu ushobora kubona ibikombe byose, ushobora kubona amawadi yose abaho kugira ngo yuko akora neza akazi, ariko mu by'ukuri ugasanga uburyo akoramo akazi akabamo nko kugahungiramo. Rero ikintu nabwira umuntu nk'uwo ni ukubaho, ni ukwiga kubaho, ni ukwiyubaka, kuko uwakoze ibyo ntabwo yatwifurizaga ibyiza. Uyu munsi rero kukubona n'ubundi urira, uganya cyangwa utariho, ni ubutsinzi kuri we. Icyo rero nakangurira abantu ni ukubaho, niyo message naho uwo muntu yonyine. Durakoze cyane kubana natwe, ndabona bwije. Hari ibyo bajya bavuga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umweko, njya numva bavuga bati ngo ni ukubaho tutajenjetse. Kuba utajenjetse nibyo twifuriza buri wese warokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umweko, abari bakiri bato n'undi wese wahuye na jenoside yakorewe abatutsi ikamugiraho ingaruka zidasanzwe, by'umwihariko ubaho kandi ubeho utajenjetse, nicyo tukwifurije. Mugabo wakoze cyane kubana natwe, namwe murakoze cyane, kandi ukomeze gukomera muri bino bihe bitoroshye. Turakomeye.